Eh, banyarwanda banyarwandakazi, sinjya nkunda kwigaragaza cyane, sinjya nkunda kugaragaza cyane inshwanga yanjye ku makamera. Uyu mutwe sinjya nkunda kuwushyira cyane ku makamera, ariko hari igihe mbona ibintu bindenze nkavuga reka mpaguruke nanjye ngira icyo mvuga byibuze. Erega sometimes iyo uvuze ukuri abantu barakwanga, iyo uvugishije ukuri kenshi cyane ukuri kuraryana, ukuri kuraryana pe, kuraryana byatari. Ariko ngewe ikinzanye uyu munsi ku makamera yanyu cyangwa ku matelefoni yanyu abarimo kundeba ya masaha, nshaka mbaze na petit frere wanje Bruce Melody. Niko Petit, ndashaka nkwibariza ikintu kimwe. Buri muhanzi yaje mu muziki w'u Rwanda aho ngaho mureba, buri muhanzi wese uriho ugezweho n'uwavuyeho n'uwazimye bose baje mbareba. Na histoire wampa mu Rwanda nshasha muri music industry, nsobanukiwe ikintu cyitwa umuziki. Undi mu maraso n'imyaka mfite ubu ngubu n'igihe maze na experience muri music industry y'u Rwanda turirimbiramo twese. Petit frere Bruce Melody, ni gute waza ukahagarara muri kamera cyangwa ukana recordinga audio uvuga Petit frere wanje, uvuga ngo urarenze mu Rwanda, ngo urenze abahanzi benshi, ngo uri wa mbere mu miririmbire, uri wa mbere, ngo urenze Medina the Ben, nabyo ukabyongeraho. Warengereye hariya, warengereye burya. Shumi yanjye kankubwira ikintu kimwe, kugira inshuti zitakubwiza ukuri zigahora zigushuka, cyangwa inshuti zishukana rero nimbi. Hari igihe inshuti muba mwicaye nk'ahantu muri mu biyoga, urumva muri ahantu muri mu kwinywera agacupa, inshuti zikaza zikakwemeza ukuntu urenze. Inshuti z'abasinzi zikaza zikakwemeza ukuntu urenze. Oya, ntabwo urenze Medina the Ben. Numvise uvuga ngo bo bakora akazi kabo, bakora ngo bafite ubunebwe mu kazi, ngo urakora cyane. Bruce Melody, gukora cyane ntabwo ari cyo kigaragaza umuntu ngo n'umuhatari. Uraririmba pe, simbyanze uraririmba, umuhanzi mwiza uraririmba, ariko ntabwo wakwishyira ku rugero rwa Ben na Meddy. Iri jambo ndarisubiramo Petit frere Bruce Melody, iri jambo nkubwira simnanzangano zirimo nta n'ikibazo mfitanye nawe, hariko hano ngomba guhaguruka nkakubwira nk'umushuti wanjye, mbakuba ndi mu Rwanda nari gusatira nkakubwira Petit, reka kwijomba inshinge. Ntabwo wakwipimanisha na Medina the Ben. Petit frere, nkubwiza ukuri, ndi legend kandi usobanukiwe umuziki, uzi umuziki. Ndakubwiza ukuri Petit frere, iri ni jambo nkubwira kandi nawe uzi ukuri. Abagushuka bareke kugushuka, bareke kukubesha. Hari udukundi tukuri inyuma tugushuka, turimo kugupimpinga, tugushuka tukubwira ngo urarenze. Bari abantu uvuga ngo urabarenze Petit frere, ngo urenze Meddy, urenze na the Ben, bari abahungu nibo bateruye idarapo ry'u Rwanda mu muziki kwisi hose. Ndakubwiza ukuri papa, ntago mugenda muba mu Rwanda mukicara, iyo mugiye mukagenda London mukagaruka aho ngaho, cyangwa i Burundi cyangwa handi cyangwa Uganda cyangwa Kenya mukagaruka. Papa, nshaka utembere cyangwa ukora iperereza. Nta muntu bazi, n'abantu bazwi b'abanyarwanda mu muziki nka Medina the Ben. Iri ni jambo nkubwira, ndi umuhanzi, singomba kwirarira, tugomba kuvugisha ukuri. Nanjye nshobora kugera hirya nkitapa nkavuga ngo ndabarusha n'aba Petit bariya nta kintu. Wapi, ndakubwiza ukuri, twemere Petit frere wanjye, twemere
twemere gutsindwa. Bariya bapeti nibo batumye u Rwanda rumenyekana. Meddy na The Ben nibo batumye u Rwanda rumenyekana mu muziki. Umuziki wacu kugira ngo umenyekane cyane mu mahanga hose no kubera Meddy na The Ben. Bariya bapeti amazina bafite. Mw'abantu mwe mw'abanyarwanda mwe ndababwiza ukuri, mw'abantu mwe nago mujya mwumva ikibazo cy'abanyarwanda, nago bajya bumva, bagenda bakumva dukuru tw'abanyamakuru bo mu Rwanda turi hariya tuzengurukira hariya. Oya, abanyamakuru nimukazabesha abantu, nimukazabesha abanyarwanda, nimukazatuma abapeti bamera amababa. Noneho mwatumye Bruce Melody amera amababa, avuga ngo niwe ngo arenze aba diaspora babiri, ngo Meddy na The Ben nibo yavugaga. Of course nibo yavugaga. Nje nabibonye kuri The Cat, kuri Babalao, nabibonye kuri The Cat, ndumirwa. Ndavuga ngo uyu ni Bruce Melody, ni ijwi rye cyangwa ni umuzimu? Bruce Melody Petit uzi kuririmba pe, sinavuga ngo ntabwo uzi kuririmba, ariko ntabwo wagera ku rwego rwa Meddy na The Ben. Si mu miririmbire, si no mu mafaranga, si no mu kumenyekana. Twemere icyaha. Emera icyaha papa, emera icyaha, uvuge ngo uraririmba, komeza, uracyafite urugendo. Erega kankubwiza ukuri, uririmba neza ariko uracyafite urugendo, ntabwo urarusoza. Petit frere ndakubwiza ukuri, urakora neza, uririmba neza, ingoma zawe ndazikurikirana, ariko urwego rwa Meddy na The Ben, iri jambo ndarivuga ndisubiramo, mw'abantu mwe, cyane Bruce Melody, nukibeshere papa. Tuza bariya bapeti bararenze man, bari ku isi hose man. Njewe ndagenda Bruce Melody, muve kuri mwebwe mwicyara mukagenda hano na hariya, ukumva aho ugiye niho bagukina, aho ugaragaye. Tuvuge ngo uvuye mu Rwanda ugiye Burundi cyangwa ugiye Kenya, uyo munsi ugiye gukora igitaramo uzasanga indirimbo zawe barimo kuzikina, ukanazumva uziririmba hariya. Ntabwo bisobanuye ko ngo nuhava zizaguma nk'ukuntu wabisanze hariya. No, iyo excitement usanga hariya ahantu, of course barayiguha, buri muhanzi wese arayibona. Iyo excitement umuntu arayibona. Ntabwo wava yuko avuga ngo ndarenze bagenzi, ngo nagiye Burundi bose barasara, ngo nagiye muri Kenya bose barasara. No, genda uperereze, baza no ku bantu bari hanze, genda ubaze, nubibaze ngewe ngo cyangwa mfite uruhande nikubita. Ubuse Meddy turahura cyangwa Ben bari kure nanjye, genda umuhanzi, mvuga nk'umuhanzi mugenzi wawe, ndaririmba nanjye, ndaririmba, uranabizi ko ndirimba, ariko sinshobora gusubira muri kamera nkavuga ngo bariya ndabarenze, ngo ninjye ugezweho. Kuzihe mpamvu ugezeho? Kuzihe mpamvu? Gukora imiziki myinshi, kuba usohora ibihangano buri kanya, buri nyuma y'ukwezi ugasohora, icyo ntabwo ari cyo gikora umuhanzi. Bariya bana barimo kulivinga legacy. Uzi kulivinga legacy? Uzi ijambo legacy icyo ari cyo? Legacy ni umuntu wakoze izina ku buryo ashobora kuva ahari, nko muri Amerika. Urugero, The Ben avuye muri Amerika aje muri Kenya, akabaho, buri kintu cyose bakakimukorera, akarya atagiye no kuririmba, akarya, akanywa, akaryama, bakaba badashaka ko anava muri Kenya, bagashaka no kumuha n'ubwene gihugu kubera izina afite. Petit frere, bariya bapeti bafite amazina, bariya bapeti bafite amazina, baraturenze, baranakurenze. Iri jambo ndarivuga ndisubiramo, Bruce Melody, Meddy na The Ben barakurenze, barenze na buri munyarwanda wese uri mu Rwanda uririmba. Nta munyarwanda ufite izina nka Meddy na The Ben. Iri ni jambo mbabwira, ntabwo mvuga ngo nditapa cyangwa mu miririmbire. Bruce Melody, imiririmbire nta hantu wahurira na Meddy na The Ben. Imiririmbire yabo, uraririmba nawe, uraririmba neza, nawe ufite kategori yawe ugwamo, urumva? Nawe ufite kategori yawe ugwamo papa. Urishumi yanjye, sinaguponda cyane, ariko ngomba kuguha ikinyarwanda ukakimenya. Uzave kubari abantu bakubeshabesha b'abanyamakuru bakuri inyuma, bagusunika. Baba abanyamakuru bagusunika bakuri inyuma, ntibazakubeshe nawe ukamera amababa. Twego turi abasaza,
turi abasaza aka gakino tugasaziyemo, tuzi n'ibyo dukora, tuzi n'ibyo dukora turabizi, n'abandi bagenzi bacu ibyo bakora turabizi. Bruce Melody ntabwo wakwipimanisha mu nkweto ya Meddy na The Ben. Iri ni ijambo ugomba kubaho uzi, ntuzanabirote, kuko bariya bahungu badukuburiye inzira ku isi hose, nibo bateruye idarapo ry'u Rwanda hose mu muziki, bamenyekanije umuziki w'u Rwanda. Ahubwo kugira ngo tubashimire, tuba dushaka kuba tubaponda, tumvisha abafana babo ko ntacyo bashoboye, ukashaka kumvisha abafana ko ari wowe ugezweho, ari wowe ubarusha, ngo mu bikorwa, mu biki. Ibihe bikorwa papa, ibihe bikorwa? Tuvugisha ukuri Petit Frere, ndagukunda pe, nta kibazo ufite, uranaririmba neza, ariko ni ibihe bikorwa wakwipimanisha hagati yawe, hagati ya Meddy na The Ben? Tuvugisha ukuri Petit Frere, tureke kwirarira, tureke kwijomba inshinge, ntukijombe inshinge. Rika bariya abantu bari ku zindi nzego, barimo kurwanira za BET, barimo gushaka kolabo n'abahanzi bari international, ntabwo bakiri mu rwego rwo kuza guhakana n'abandi bahanzi bakaza mu mpaka. Bruce Melody, Meddy na The Ben ntabwo ari abantu bo gushira mu mpaka. Shaka y'abandi bapeti washira mu mpaka, ariko bariya bapeti bibagirwe. Bariya tugomba gushima cyane ibyo bakoze, bakoreye u Rwanda, bagejeje u Rwanda kure. We are proud of them. You have to feel proud of them. Now uri inspired ariko ni gute waba inspired n'abahanzi wasanze mu gakino? Bruce Melody wasanze Meddy na The Ben mu gakino, bagakomeza umuziki. Bakuri twebwe dufite ibindi byashara, tujya mu bindi umuziki tukanga concentratingaho. Urumva, tuvuge ko bariya batipe ba concentratinze ku muziki. Ninde wagejeje umuziki w'u Rwanda? Mpayo umuntu umwe mu mateka y'u Rwanda, mu mateka y'u Rwanda, unzanira n'aba basaza bose bavuyeho, bose abandi bapfuye, abandi batahari, bose bahari n'abadahari. Ninde wagejeje u Rwanda ku rwego rwo hejuru mu muziki nka Meddy na The Ben? Tureke kwirarira, tuvugisha ukuri, tureke kwishyiramo kwikunda. Urumva papa, tureke kwikunda. Ndakubwiza ukuri Petit Frere, ndakubwiza ukuri we Petit Bruce Melody, ntuzongere kuvuga ko urusha Meddy na The Ben mu miririmbire no mu izina no kumenyekana kuri iyi si. Tureke kuba kumenyekana mu Rwanda, ukamenyekana za Cyangugu, ukamenyekana mu Kinigi, nguyi Mushubati. Reka tuve kuri urwo rugero. Bariya bapeti ibyo bihe babinyuzemo, babirangije utaranatekereza kuza mu muziki. Kumenyekana za Mushubati, mu Kinigi n'ahandi ni Burundi, ibyo bihe babinyuzemo. Abapeti bari ku rundi rwego rwo kuzana ama BET, bwo kuzana ama Grammys, bwo kuzana buri award yose wumva buri muntu wese hano mu muziki ukuri iyi si. Umuntu azi Meddy na The Ben mu Rwanda nk'abahanzi b'u Rwanda. Mpaka nanjye nkumvisha ari nk'umuhanzi nkavuga ngo siko abandi batabavuga ko turi aba legend, nkumva ariko nkemera mu mutima nkavuga ngo kabisa abahungu bakoze akazi. Tureke kwirarira Bruce Melody, tureke kwirarira Petit, nukirarire. Bariya bapeti barakurenze, barenze abahanzi benshi. Ahubwo tubashimire, nukazagende ukabeshwa n'abanyamakuru cyangwa ukabeshwa n'abapambe bariya ugenda ukagurira utuyoga, ukagurira utuyoga ukabajyana ukabagurira, ukagenda ukabahikimba. Urumva, reka bariya n'abafana nibakubeshe, bariya nibake. Buryo umufana muke nushaka kureba genda ahose mu ikibazo cy'abapeti bo mu Rwanda. Baba we, yo ukoze indirimbo imwe 2 3 4 5 ukabona umenyekanye, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu ukamenyekana,